Okay, reka nongere mbifurize kugubwa neza mwese mukunda ibiganiro nyira kuri Ronda Sport Channel muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu, abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali, abari mu bitandukanye byo ku mugabane Afrika, abari ku mugabane Burayi, ku mugabane wa Aziya, Amerika y'Epfo n'iya ruguru ndetse no mugabane wose. Ni yamwe mwese no mukunda ibiganiro nyira kuri Ronda Sport Channel ndetse mukamwarakuze subscribe kugira ngo bye bageraho mu byo bwihuse. Navuga ni umusanzu mwatanze kandi ndabashimira. Gusa nyine tujye dukomeza tubane inkuru twakoze muzirebe, muzisharinge, mukore like, mushyiraho n'ibyo bitekerezo byanyu. Abatarakora subscribe rero namwe nkavuga ni muri gutinda cyane, ni mukubite mubangura kugira ngo namwe tujye twibanira mu buryo butandukanye, inkuru zijye zibageraho mu buryo bwihuse, musharinge, mukore like, namwe ibyo bitekerezo mubinageho. Murabimenyereye rero ko nta kindi tuganiraho na makuru y'imikino abavugwa mu Rwanda, tukayaganiraho ku buryo burambuye cyane ko muri iyi minsi murambisubiramo ni isoko ryo kugura abakinnyi, kandi abakinnyi bari kuzihinduranya mu buryo bugaragara. Hari amakuru menshi abavugwa haba kuri Rayon Sport, kuri APR ndetse n'izindi kipe ntoya tufata ko ari ntoya, nazo mu bushobozi bwazo ziba ziri kwiyandayanda zigakora ibyo zishoboye kugira ngo nazo umwaka utaha zizabe zifite isura mu buryo ubu cyangwa se buriya. Niyo mpamvu rero tugaruka kuri ayo makipe tukabirebera hamwe mu buryo burambuye. Abakunzi ba Rayon Sport rero, aba APR ni muze twe tuganira, ndetse n'abizindi kipe muze twe tuganira. Ariko mbere yuko tuganira ibyo byayo makipe yanyu, reka manze ninyurire mu gikombe cy'isi. Nacyo hari imikino abantu baba bagifite amatsiko bavuga bati bimeze bite mwoka byaramwe, ikipe dukunda iritwara ite? Yari hanzwe amaso rero ni ikipe y'igihugu ya Portugal, kubera Cristiano Ronaldo, Lionel Messi wari watsinze ibitego bibiri mu mukino bari bakinyemo na Autriche. Abantu bavuga ati se mwoka agera imana mwe, Cristiano Ronaldo we kwari gukorwa n'isoni muri iki gikombe cy'isi arabigira ate ko bigaragara ko umuke bari kumusiga? Nawe rero yatangiye kwigaragaza avuga ati nanjye nyamara ndaje, ariko nyine birumvikana ni ku ikipe ntoya idafite amateka muri ibi bikombe by'isi cyangwa se itari ku rwego rukaze, ariko nyine wenda nawe yavuga ati nanjye naje. Ni ikipe rero yitwa Uzbekistan. Portugal rero yatsibiye ibitego 5-0, harimo ibitego 2 bya Cristiano Ronaldo. Ubwo nukuza kureba uko n'ubundi mu mukino izakurikiraho bazabyitwaramo, cyane ko ubu ngubu Portugal izahita ihura na Colombia mu itsinda ryayo, izahura na Colombia. Ubwo Portugal yagize amanota angahe? 4. Hanyuma rero indi kipe muri iryo tsinda ni Colombia, yatsinze Congo Kinshasa 1-0, bituma ikipe ya Portugal na Colombia zifitane. Hanyuma Congo Kinshasa ikagira 1, hanyuma igategereza kuzahura na Uzbekistan, ariyo ubona amakipe yose ari gucaho urukoma. Ese Congo izayitsinda bingahe? Ubwo navuga ni mukino wa gatatu w'iri tsinda, nibuze kugira ngo turebe se Congo izikarifiya. Wenda ushobora no kubura umwanya wa kabiri, ariko uko byagenda kose muri best loser izazamo mu makipe azaba yatsinzwe neza nk'uko babyita. Hanyuma rero undi mukino wasekeje abantu, reka myite ko wabasekeje, ni ikipe y'Ubwongereza abantu baha amahirwe, yaba Harry Kane, yaba Declan Rice, yaba Bukayo Saka n'abandi bakinnyi batandukanye bakina ikipe y'igihugu y'Ubwongereza banakina mu makipe mukunda. Yarahinganyije na Ghana 0-0. Iyi nayo abantu batekereza ko Ghana iri butsindwe, ariko navuga ngo yihagazeho kugeza ubu. Nayo ifitane yayiryamyeho, ifitane. Iri tsinda rirakomeye, kandi n'Ubwongereza bufite 4 gusa, ariko bwo buzaba bwa mbere kuko buzahura n'ikipe amakipe yose ari gusarura amanota yitwa Panama. Iyo Panama Croatia yanitsinze igitego 1-0. Ubwo bituma iyo Croatia igira gute, nayo igira 3 nyuma ya Ghana n'Ubwongereza zifite 4. Ibyo rero nuko nguko binogeje mu mikino y'igikombe cy'isi yabaye. Ubwo no gukomeza tukareba n'indi mikino ikurikiraho mu byiciro bitandukanye. Nkahita rero nigarukira i Nyarugenge tukareba uko biringaniye. Na amatransfer rero ni isoko ryo kugura abakinnyi rikomeye. Nakubwira ngo muri APR baravuga bati ko byagenda kose abanyarwanda baragiye, ariko tugomba gushyira imbaraga noneho mu banyamahanga, bakaba aribo gira ikipe yacu, cyane cyane ko hari ikintu abanyamahanga bakundaga kwitwaza n'abakinnyi n'abantu twese dukunda kugarukaho. Ese bimeze bite? Hanyuma muri Rayon Sport nayo yazanye umunyatogo, ariko hakaba hategerejwe n'undi. Bimeze bite? Ariko mbere y'ayo makipe yombi
reka manze babwire ko AS Kigali nayo yamaze kuzana uwitwa Clement imukuye mu Magaju, akaba yari umuzamu, akaba yari umuzamu rwose. Ahubwo abantu baribaza bati se AS Kigali ko ifite abazamu batatu bamwe bajya no kunganya urwego, yaba witwa Patience bakuye muri Reyo w'umurundi, hakaza witwa Kanuma Pascal bari bafite, ndetse n'uyu Clement bakuye muri Magaju, bimeze bite? Ariko ubwo nyine nibo bafite uko bazabigenza. Hanyuma indi kipe ni ikipe ya Musanze, nayo yazanye abakinnyi babiri bakuye mu Magaju. Niyo mpamvu navuga nta Magaju azabaho ate. Yazanye witwa Destin Malanda, izana n'uwitwa Ndayishimiye Edouard. Aba bakinnyi bombi bavuye mu Magaju. Urabona ko mu by'ukuri Amagaju amaze gutakaza abakinnyi. Hari uyu nguyu wagiye muri AS Kigali, hari abo babiri bagiye muri Musanze, hari uriya wagiye muri Kiyovu, hafi abakinnyi hari wagiye muri Reyo batanu. Ngo na Rashid Bapoli nawe isaha n'isaha mushobora kuba mwumva yagiye, abantu bakibaza bati se aya Magaju azabaho gute? Aho ni mu Magaju. Nkahita ninaga rero nkaza gake gake mu ikipe yitwa Kiyovu Sport. Kiyovu Sport rero ntabwo ari transfer ziri kuvugwamo. Reka mbabwire ko ubu noneho zo zakwamye, nta yindi transfer bari gukora, kuko hari byinshi bitari kumvikanwa muri iyi kipe yambara icyatsi n'umweru. Uti binogeje bite rero? Iyi timu yambara icyatsi n'umweru murabizi ko iyobowe na Nkurunziza David, ndetse nava ngo yagize umwaka mwiza, ibi ya gatatu abantu batabikeka. Ariko bamwe mu bamambure b'ikipe ya Kiyovu Sport baravuga bati nubwo ikipe yabaye ya gatatu nibyo turabyemera, ariko dufite impungenge, dufite uburyo bwo kutamenya uko umutungo wakoreshejwe, ibyo ntitubibwirwa. Bati birasa naho Kiyovu Sport idatandukanye cyane n'iya Juvenal, kuko Juvenal nawe yaravugaga ngo nabaye wa kabiri murambaza iki, ko narindi hafi yo gutwara igikombe murambaza iki, igihe babaga bamubajije ikoreshwa ry'umutungo. Byaje kurangira Juvenal aje akubita facture abayovu, arababwira terega buriya mu ndimo na miliyari. Bati rero David, niba Kiyovu Sport igenda ibona amafaranga mu buryo bunyuranye, yaba amafaranga bishingiwe na Jairet, nubwo batabivuga bakayafata muri I&M Bank, bakaba bavuga ko ari amafaranga bashobora kuba barahawe na Gorilla Coffee, ndetse n'andi mafaranga bagiye babona mu buryo butandukanye. Sinzi kuko hari ayo babonye natwe twese, nanjye namenye, ariko sinavuga ngo yavuye ahangaha, ntabwo nahavuga rwose, kuko na ahantu havugwa kandi hakomeye utapfa kuvuga, ariko amafaranga arahari. Mubyibuke n'isezo yabaye umwaka wose Kiyovu ihemba, navuga ngo nta mukinnyi winuba, nta mukinnyi wijujuta. Baravuga bati rero twagiye tumenya ko hari amafaranga Kiyovu yagiye ibona, nk'abanyamuryango twifuza ko mwatubwira imikoreshereze yayo, aho kugira ngo bababwire imikoreshereze y'amafaranga y'umwaka ushize, bakababwira ahubwo bije y'umwaka utaha. Ibyo rero bamwe bakavuga bati ibi ngibi bishobora kuzagira gutya umunsi umwe bigashyira mu kaga ikipe, bitewe n'iki? Bitewe no kutamenya aho ibiyitunga biva. Ese ni wowe yitunga nka perezida? Ese impano tubona cyangwa amafaranga tubona aba yaje ate, atangwa ate, akoreshwa ate, kugira ngo tumenye amavu cyangwa se izingiro ry'imibereho ya Kiyovu Sport, no mu gihe waba udahari nka perezida, tukamenya natwe uko ikipe twayitunga, cyangwa se abo twakwitabaza bakadutabara bakatuyamba. Hari umuntu uri ku buyobozi akaba afite aho akura amafaranga yo gutunga, tuvuge nka association. Ndumva hari umuyobozi twari dufite yarafite aha akura amafaranga yo gutunga association cyangwa se yo kumanaginga association, ariko akaba adashaka kwereka abanyamuryango aho ayo mafaranga akura, kandi ejo ashobora gusaza, dore ko yaranashaje, abantu bamusimbura nibuze bakaba bamenya bati iyi banga ry'uyu mukecuru ryariri, natwe reka turikurikize tubone amafaranga. Ubwo rero Kiyovu Sport navuga ngo irimo umwuka utari mwiza. Baba abayobozi b'iyi kipe ni hari ibyo batavugaho rumwe, abanyamuryango nabo bakavuga bati natwe dufite ikibazo, ndetse na recruitment zisa noneho zacecetse, bitewe n'iki? Bitewe no kutagira ibyo bumvikanaho kuri ibyo byerekeranye n'imikoreshereze y'amafaranga. Ibyo rero ni biri muri Kiyovu Sport. Mbibutsa ko bari bategereje gusinyisha Marikidogo, ariko nuko nta yindi kipe imushaka, iyo hari ibonekewe yaramujyanye,
kuko bamaze ibyumweru hafi ukwezi bamwicaje ahantu runaka ariko badashobora kumusinyisha. Iyo ni urucaca. Ninaze mu ikipe ya APR Football Club namanutse. Reka mbabwire ko ubwami bwa Kanyarwanda bwahangutse gute? Kugeza ubu ngubu ni APR abantu bayikurikirana bavugaga ko hashize igihe nubwo yari yaragarutse muri bakavamahanga, ariko baravugaga bati ni timu yubakiye kuri ba Kanyarwanda, ndetse ba Kanyarwanda nabo bari barigize ko ari bo zingiro ry'umusaruro wa APR mu bikombe itwara, batekereza ko ba Kanyamahanga nta kirimo. Abangaba mvuga ni uwitwa Ruboneka, ni uwitwa Gilbert Mugisha, ni uwitwa Nigena Clement, ni uwitwa Ramazani, ni uwitwa Yunusu. Ubwo na Baramazani bakagenda baziraho n'abandi bagiye bayivamo, bumvaga ari bo zingiro ry'umusaruro w'iyi kipe. Ndetse bakava amahanga bakiza, aba bakinyi ba Kanyarwanda byavuzwe ko binubye ndetse bijujutiye uburyo ki ngo bakava amahanga bafatwaga bagahabwa n'amafaranga menshi, nyamara bo ngo bahabwa makeya. Ibi nubwo batagiye babigaragaza kenshi cyangwa nubwo babitwamaga babicubyaga, ariko byaravugwaga. Hakavugwa rero n'akandi kantu gakomeye, aba bakinyi b'Abanyarwanda byavugwaga ko ngo hari ukuntu bagiragayo aba bakinyi b'abanyamahanga bakabateza ibibazo, bakabateza kutitwara neza binyuze mu matekinike yo kujya kubaza abakuru, niko babyita kubaza abakuru. Hakagenda agatuma mugenzi we agira indwara runaka, imvune runaka ya hato na hato, guhwinina mu buryo bubu cyangwa se buriya. Ibyo bita nyine kujya kwa mwarimu. Mwarimu abakinyi baba ba Kanyarwanda bajyaga kubaza mwarimu akabafasha gutuma aba bakinyi b'abanyamahanga batisanzura ngo bagire umusaruro bakagize mu ikipe. Aba bakinyi b'Abanyarwanda bigahora aribo bagaragara ko aribo bakomeye, aribo moteri b'iyi kipe. Nubwo nta gitego yabaga yatsinze, tuvuge nka Gilbert nta gitego na kimwe muri shampiyona afite, ariko akumva ngo ari we ukomeye. Ruboneka afite ibitego bike cyane muri iyi sezo, ariko akumva ari we ukomeye. Ibyo rero amakuru batugeraho muri APR nabo ngo baje kubikurikirana, baravuga bati ibi ntibishoboka. Bati aba bantu bashobora kuba barigize akarakajya ikipe barayigize nk'iyabo. Ubu rero bashizemo APR igiye gusa naho yubakira ku banyamahanga bari bo wenda bagaragara nk'aho ari bo bakomeye, kuko ntago Rubuguza wenda wavuga ngo niwe uzahekesha ikipe cyangwa nawe ngo aze ngo yumve agiye kwigira Kingi. Rene niba muzana ntabwo ari uzabumva ari Kingi. Uko byagenda kose ba Jibril Watara hari ahantu ngo babangamirwaga n'aba baruboneka na ba Gilbert. Aba ba Dauda ngo hari ahantu babangamirwaga na Ruboneka na baruboneka. Ntawe bica ku ruhande. Ngo aba Banyarwanda basa naho bigiragayo cyane, bari bafite akantu k'agatsiko kabo k'agatsinda kabo ko gutesha umutwe aba banyamahanga. Ubu rero ngo kabura umwanya wo kwisanzura. Ubu bwami bwagiye. Kuri uyu munsi bashobora kuza kwerekana uwitwa Hernani Sirwane nk'umuzamu, ndetse ubwo dutegereje na Mamadou Traoré. Hanyuma kuri uyu wa kane Maduzo akaza, hanyuma bakaba basigaje kuzana rutayizamu. Ubwo ikipe ya APR mu cyumweru gitaha ikaba yatangira imyitozo. Indi timu ni Rayon Sport, nayo iri kwiyubaka ku buryo bukomeye. Aba Banyarwanda ngo bakwiriye hose bashobora kuba barakoze ikintu cyitwa itsinda ryo kusaba amafaranga menshi amakipe agiye kubasinyisha. Undi utahi uri kuvuga ubu nageze muri Rayon Sport mvuye mu bya APR ni uwitwa Kwizera Olivier. Uyu nawe ni umuzamu yego kuko yafashije Rayon Sport. Afasha Rayon Sport muri phase ruturu ibaye ya kabiri igera no ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro. Uyu Kwizera Olivier rero nyuma yuko nawe yumvise ibyo abandi bari gusaba byinshi by'umurengera baruboneka na ba Yunusu nabande, nawe ngo yakameje aravuga ati Rayon Sport ni mutama miliyoni 50 mujyane izamu ryanyu muzabyirindire. Iki ni ikintu ngo aba bubatse. Nyamara mwibuke Rayon Sport ifata Kwizera Olivier nta kipe yari yamufashe, yari amaze amezi 6 yarabuze timu. Rayon Sport yaziramufasha abanza no gutsindwa 4 imugarura ku murongo. Rayon Sport yihanganira ararinda. Yego nawaza kugaruka muri forume zaza no mu ikipe y'igihugu, ariko ari kugarama hari akababwira ati ni mutama miliyoni 50 ndagira gute simba sinyira. Ibyo rero Rayon Sport nayo yatangiye kubitekerezaho ngo ikaba iri mu biganiro witwa Dauda Bariri
kugira ngo abe yaza ku b'umunyezamu wa mbere avuye muri Bugesera. Mubyibuke ko bigeze no kuvuga ko bigeze no gushaka uriya wa Kiyovu witwa James Desire, ariko Kiyovu Sport ikaba ibamba. Uretse uwo ngo kandi baravuga bati nubwo by'abazamu tukibirimo, ariko bakaba barasinyishije na rutayizamu witwa Antonio Atiso Kojo. Uyu nguyu bakaba baramukuye muri Damisa yo muri Benin, akaba ari umunyatogo, akaba yaratsinze ibitego 16. Ibinyamakuru byo muri za Benin biramwandikaho rwose, aragaragara parikuru ye. Umukinnyi ukina ca kuri 11, 16 yarabitsinze. Nubwo shampiyona ya Benin wenda wavuga ngo ntiri ku rwego rukomeye, ariko none se iyo ku rwego rukomeye uwo mukinnyi waho abahende, wapfa kubona umukinnyi watsinze ibitego 16 wo muri za Cote d'Ivoire? Ni uriye wa APR nyine aba arahenda bagura ibihumbi 70 by'amadolari. Tutabeshyanye rero, ni ngombwa ko Rayon Sport ishakira mu bandi bashobora kuza bakaba bana kwitwara neza. None se ubu ikipe ya El Hilal ifite umukinnyi yakuye muri Liberia witwa Emmanuel From, ni mwamubonye. Nyamara kandi Liberia tuzi ko ari igihugu kitarimo abakinnyi benshi wajya guhahirayo. Mwaramubonye wa wundi witwa Freeman wa Kiyovu ukuntu yari nta kigenda, ariko ntibikurayo ko From yavuyeyo. N'uyu wa Rayon Sport rero Kojo ashobora kuza kabiroha moda uyu munyatogo. Hanyuma bakaba bategereje n'ikindi kibitayizamu ngo kiva muri Mali, nawe nubwo bataramuvuga, nawe mu minsi mike yashobora kuza, kuko Rayon Sport baravuga ko mu cyumweru gitana yo igomba gutangira imyitozo. Ndetse yewe hagati ya Ndayishimiye Richard na Ari Musanga, ariko Ari Musanga waracyafite ubushake bwo gukina Rayon Sport ubwo, ariko ikibazo ni amafaranga. Ubwo bushake nanone ntago baburya, ni amafaranga araca miliyoni 25. Ariko Rayon Sport nayo ikaba iri mu mahitamo, iravuga iti se duhitemo Richard cyangwa duhitemo Musanga. Ubwo rero na kuri uyu munsi nibwo ngo bashobora kuza gufata icyemezo cya nyuma, niba bahitamo Ndayishimiye Richard cyangwa se Henrico Musanga. Murakoze cyane, mukomeze mubane nanjye kuri Rwanda Sport Channel. Bye bye, ciao ciao.